bene data ntimubone ibintu by'ivuruguta buri kanya bihinduka buri kanya. Satani azi ko afite igihe gitoya. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo uyu munsi wumva ijwi ryayo ntibinangire umutima. Biragukuye yuko uyu munsi wumva ijambo ry'Imana ufata icyemezo, ufata umwanzuro w'icyo wakora, kuko wowe kubwawe ntago watsinda Satani. Nta bushobozi ufite bwo gutsinda Satani. Ubushobozi bwo gutsinda Satani buri muri Kristo Yesu. Niho hari ubuhungiro, niho hari n'imbaraga. Kandi nawe arakoresha imbaraga zose kuko azi ko afite igihe gitoya. Iri ni ijambo ry'Imana ryabivuze, ntabwo ari ijambo ryanjye. Nta nubwo ari n'ibitekerezo byanjye, si n'ibyiyumviro byanjye. We azi ko afite igihe gitoya. Isi twagushije ishyano. Niyo mpamvu tubwiriza ubutumwa bwiza tubwira abantu ngo biyarure, abantu bahungire muri Kristo Yesu, kuko twagushije ishyano. Ni ijambo ry'Imana ryabivuze. Iyo nta jambo ry'Imana ufite muri wowe, naho Satani azagahera akaza akakwereka ibyiza byo mu isi. Wibuke ko yajyanye Yesu ngo muhagarika ku gasongero hejuru, ngaramubwira ngo dore bira byose ni ibyanjye ndabiguha nupfukama ukandamya. Ariko Yesu aramubwira ngo handitswe ngo uramye Uwiteka Imana yawe. Rero ntabwo watsindiye intambara udafite ijambo ry'Imana muri wowe. Niyo mpamvu uko bwije uko bukeye ugomba gusenga Imana kugira ngo ikwereke Yesu, uhishurirwe n'ijambo ry'Imana, utuge ijambo ry'Imana muri wowe. Satani naza akakubwira ngo urapfuye, akakwereka n'ibyanditswe yuko uzapfa, kuko birashoboka ko nabyo yanabikwereka, ariko nawe umwereke ibyanditswe by'uko uzabaho. Satani naza akakubwira ngo dore kugira ngo ubone amafaranga nuko uri bugende ugakora ibintu runaka, ariko umwereke yuko umuntu adatungwa n'umutima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo yose ari mu kanwa k'Imana. Haleluya. Mu izina rya Yesu Data turagushimiye, ugize neza bugacya bukira, utugire neza tubona akanya nk'aka ngaka ko kongera kuvuga izina ryawe Data, ubutumwa bwiza. Turagushimiye ko hari icyo ukoze, kandi mu izina rya Yesu Kristo twizeye tudashidikanya ko mu mitima y'abantu hari icyo uri buze gukora mu mpande enye z'isi zitandukanye, mu mitima y'abantu umwuka wawe akagira icyo akora. Niyo mpamvu rero dusabye twizeye ko uri kumwe natwe, ukagira icyo uhindura mu mitima y'abantu ijambo ryawe, kuko rikomeye kandi ari inyundo ikubita ikajanjagura ibibi byose bigahunga mu izina rya Yesu Kristo. Niyo mpamvu tukwingize kugira ngo muri aka kanya nk'aka ngaka n'ubundi abadukurikiye bari mu mpande enye z'isi ntibaba baguhombirwa, ahubwo bunguke mu izina rya Yesu. Amen. Ijambo ry'Imana nk'uko turibona mu byahishuwe, turasoma ibyahishuwe ibice 12, duhere ku murongo wa 3. Mu ijuru haboneka ikindi kimenyetso, mbona ikiyoka kinini gitukura gifite imitwe 7 n'amahembe 10, no ku mitwe yacyo gifite ibisigo 7. Umurizo wacyo ukurura 1/3 cy'inyenyeri zo mu ijuru, uzijugunya mu isi. Icyo kiyoka gihagurukira imbere y'uwo mugore waramukwaga, kugira ngo namara kubyara gihereko kirye umwana we kimutsotsobe. Bene Data, iri ni ijambo ry'Imana. Ikigisho cy'uyu munsi umutwe wacyo uravuga ngo intambara turwana. Mu izina rya Yesu tumaze kumenya neza yuko haba hari imbaraga nyinshi zirwanya ubutumwa bwiza, bityo abantu bagahera mu rungabangabo bitewe n'uko Satani agenda azana ibintu byo kujijisha abantu kugira ngo barangare. Ariko uyu munsi ndashaka ko tuganira ku ntambara turwana. Muri no si hari intambara nyinshi, habaho intambara z'umubiri, habaho ibihugu bikarwana n'ibindi, abantu bakarwana n'abandi, ariko twebwe nk'abakristo ntabwo turwana intambara z'umubiri, ahubwo twebwe turwana intambara z'umwuka. Paulo niwe wavuze ngo nubwo tugenda nk'abantu, ariko ntabwo intwaro zacu ari nk'iz'abantu, kuko zifite imbaraga zo gukubita hasi ibyishyira hejuru kurwanya ubushake bw'Imana. Nta handi hantu rero ubasha gutsindira Satani, ahubwo Satani atsindirwa mu ijambo ry'Imana. Yesu aravuze ngo muzamenye ukuri, kandi ukuri niko kuzababatura. Niyo mpamvu uyu munsi ngira ngo turushaho gusobanura neza, musobanukirwe intambara abakristo turwana. Hano tubonye inkuru, ni inkuru ndende, nahisemo ko dusoma aya magambo make bitewe n'umwanya.
usomye kino gice cya 12 cyose usangamo inkuru y'umugore waramukwaga. Ariho hahangaha twasomye ku murongo wa 3 ngo mu ijuru haboneka ikindi kimenyetso, mbona ikiyoka kinini igitukura igifite imitwe 7 n'amahembe 10 no ku mitwe yacyo igifite ibisingo 7. Ibi nabyo umuntu abisobanuraho byinshi, ariko ntago mbitindaho kuko twavuze yuko tugiye gusobanura uburyo bw'intambara turwana. Iyo ugumije ugasoma neza ukareba ubona yuko iki kiyoka hepfo baragaragaza yuko ngo ari icyo yanzoka kayakera ngo ndetse ngo ari wo mwanzi ndetse na Satani. Satani ubundi uherekera kose arwanya ubutumwa bwiza, arwanya ijambo ry'Imana. Iyo urebye hariya muri Edeni nta kindi kintu Satani yakoresheje kindi cyazaniye abantu urupfu uretse yuko yaje akabayobya abantu bakareka ijambo ry'Imana. N'uyu munsi rero Satani nta yindi ntwaro yindi afite yo kutwica no kuturimbura uretse ko aza akakuyobya ukibagirwa ijambo ry'Imana, bityo ibikorwa byawe ukora bikanyurana n'ijambo ry'Imana. Iyo unyuranije n'Imana mu buzima bwawe, mu mibereho yawe, mu mikorere yawe, mu mitekerereze yawe, uba wahindutse ikigenge. Kandi iyo umaze kuba nyine ikigenge ubwo ugiye kure y'Imana, Imana ntawe muba mugihuriye. Ariko iyo uri mu ijambo ry'Imana uba uri umwana w'Imana nyakuri, kuko Yesu wavuze ngo muzamenye ukuri kandi ukuri niko kuzaba bature. Satani rero ngo atangisha intambara mu ijuru, ararwana intambara ikomeye cyane, ariko nta kindi kintu kindi yarwaniraga kindi yashakaga, ngo yashakaga kugira ngo uwo mugore namara kubyara namara kuramukwa ngo Satani ngo arya umwana we, yica umwana we. Ariko Bibiliya yakoresheje ijambo gutsotsoba, yashakaga kugira ngo mutsotsobe. Uwo mugore rero ngo Satani rero yatangije intambara nkuko tubibonye hano ku murongo wa kangahe wa 3, umurongo wa 4 uravuga ngo umurizo wacyo ukurura 1/3 cy'inyenyeri zo mu ijuru uzijugunya mu isi. Icyo kiyoka gihagarara imbere y'uwo mugore waramukwaga kugira ngo namara kubyara gihere ko kirye umwana we kimutsotsobe. Urumva intambara Satani yatangije, urugamba Satani yararimo arwana. Wewe yashakaga ko uwaramukwaga namara kuramukwa ngo kirye umwana we kugira ngo kimutsotsobe. Umurongo wa 5 uravuga ngo abyara umwana w'umuhungu uzaragiza amahanga inkoni y'icyuma, umwana we arasahurwa ajyanwa ku Mana no ku ntebe yayo. Aha rero birahita bigaragaza neza yuko Satani umugambi yari afite, nubwo Bibiliya yatangiye ivuga hejuru ko ari ikiyoka, ariko umugambi cyari gifite ntabwo wagezweho. Wari uri kunda yarabyaye, ariko amaze kubyara arasahurwa, ngo umwana we arasahurwa ajyanwa mu ijuru ku Mana ngo ndetse no ku ntebe yayo. Ku Mana rero Satani nta kindi bafite ikindi cyo gukora. Ahangaha ni naho mpita nibutsa abantu yuko iyo uri muri Kristo Yesu warinjiyemo by'ukuri neza uhagazemo, nta kindi kintu Satani bafite cyo gukora kindi ku buzima bwawe, kubera yuko Imana irakomeye bene data. Imana ifite imbaraga zirenze uko twebwe tubitekereza. Kuko niba ushobora kuba mu rugo rw'umuntu ukomeye runaka ntihagire umuntu ugukoraho, iyo ugeze mu rugo rw'Imana ho bibukundi. Iri somo ryatwereka yuko nta handi hantu hari ubuhungiro. Mu isi hari ibibazo byinshi cyane, mu isi hari intambara zikomeye, ariko ubuhungiro nta handi buri, ni muri Yesu. Iyo ugeze muri Yesu uba ukomeye, kuko nta kindi kintu Satani afite kindi cyo yagukoraho kindi. Hanyuma ku murongo ngo twihuse tugasoma ku murongo wa 6 uravuga ngo uwo mugore ahungira mu butayu aho
afite ahantu yiteguriwe n'Imana kugira ngo bamugaburireyo kumara iminsi 1260. Iby'iminsi byo ntabwo nabyinjiraho cyane, ariko ndimo ndakwereka yuko nyuma yuko Satani yarateze uyu nguyu waramukwaga, umwana we yajyanywe mu ijuru ku Mana. Imigambi ya Satani ibirapfubye yo kumwica, yo kumukuraho, kuko nta kindi ashoboraga gukora, ngo nta kindi yari kubikoraho kindi. Noneho uyu mubyeyi nawe wari uri kunda ngo nawe ahabwa ubuhungiro mu butayu, ahungishirizwa mu butayu, ngaho agiye kugaburirirwayo. Ku murongo wa 7 ngo mu ijuru haboneka intambara, Mikayeli n'abamarayika be batabarira kurwanya cya kiyoka. Ikiyoka kirwana n'abamarayika bacyo. Ikiyoka kirwanana n'abamarayika bacyo, ntibanesha, kandi mu ijuru ahabo ntihaba hakiboneka. Nk'uko mubizi, Satani nawe yari umwe mu bamarayika bakomeye bo mu ijuru, ariko igihe nawe yatangiye kugira ubwibone, hariho ngo nimusoma neza Bibiliya harahavuga ngo nzazamura intebe yanjye nyiringarize n'iyisumba byose. Ni ukuvuga ngo bene data, ubundi icyaha gikomeye cyane ni uko umuntu ashaka kuba ashaka kwigeranya n'Imana. Natwe hano iwacu muri no minsi duhindukiye, usanga natwe tumaze gukomera cyane, turi abantu bakomeye cyane, tugenda ngo hari ibyo twigamba ngo turakomeye, dushoboye ibingibi, dushoboye ibingibi. Ariko ni ukuvuga ngo igihe cyose umuntu atangiye kumva yuko yizamuye cyane, atangiye gusumba Imana, icyo gihe ibyo biba byageze gute? Biba byarangiye. Satani rero yatabariye kurwanana n'abamarayika be, ariko Mikayeli nawe araza ararwana, ariko ngo Satani ntabwo yanesheje, ngo ndetse ngo mu ijuru ngo habo ntihaba hakiboneka. Ku murongo wa 9 haravuga ngo cya kiyoka kinini kiracibwa, ariyo ya nzoka ya kera yitwa umwanzi na Satani, aricyo kiyobya abari mu isi bose, nuko kijugunywa mu isi, abamarayika bacyo bajugunywa nacyo. Akaga twahuye nako bene data, Satani nyine ubwo yizamuraga yiyogeje, yihaye icyubahiro adakwiye, urabona ko mu ijuru ngabo ntihaba hakiboneka, baracibwa, bajugunywa mu isi n'abamarayika bacyo. Mu by'ukuri intambara Satani yari atangiye kurwana ntabwo yagezweho, kubera ko nyine ngo Bibiliya igaragaje yuko yatsinzwe. Ariko nubwo yatsinzwe, urugamba rwe ntabwo rwarangiriye ahangaha. Haleluya. Satani yakomeje kurwana intambara arizo nazo uyu munsi natwe turimo. Ni ukuvuga ngo icyo Satani yatangije n'uyu munsi aracyarwana. Ariho ngira ngo turebe. Ku murongo wa 10 aravuga ngo numva ijwi rirenga rivugira mu ijuru riti, noneho agakiza karasohoye, gasohoranye n'ubushobozi n'ubwami bw'Imana yacu n'ubutware bwa Kristo wayo, kuko umurezi wa bene data ajugunywe hasi, wahoraga abarega ku manywa na nijoro imbere y'Imana yacu. Satani iyo winjiye muri Kristo Yesu, nta jambo bagifite ku buzima bwawe. Uba winjiye mu butware bukomeye cyane, uba winjiye mu bihe bidasanzwe, uba winjiye mu mbaraga zikomeye cyane. Ni ukuvuga ngo ijambo ry'Imana riravuga ngo abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho. Haleluya. Iyo winjiye muri Yesu Kristo, ubuhunze umujinya w'iteka n'akaga kazatera iyi si. Kuko urabona urugamba Satani yarwanye ntabwo yarutsinze. N'uyu munsi kugira ngo utsinde Satani, nta yindi ntwaro yindi wakoresha uretse guhungira muri Kristo Yesu, uretse gufata ijambo ry'Imana nk'inga bigukingira. Ku murongo wa 12 haravuga ngo
nuko rero wajuru we nawe namwe abari bamo mwishime, naho wowe wasiwe nawe wanyanja we mugushije ishyano, kuko Satani yabamanukiye afite umujinya mwinshi, azi yuko afite igihe gito. Bene data, ntimubone ibintu by'ivuruguta buri kanya bihinduka buri kanya. Satani azi ko afite igihe gitoya. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo uyu munsi wumva ijwi ryayo ntibinagire umutima. Biragukuye yuko uyu munsi wumva ijambo ry'Imana ufata icyemezo, ufata umwanzuro w'icyo wakora, kuko wowe ku bwawe ntabwo watsinda Satani. Nta bushobozi wowe ufite bwo gutsinda Satani. Ubushobozi bwo gutsinda Satani buri muri Kristo Yesu. Niho hari ubuhungiro, niho hari n'imbaraga. Kandi nawe arakoresha imbaraga zose kuko azi ko afite igihe gitoya. Iri ni ijambo ry'Imana ryabivuze, ntabwo ari ijambo ryanjye. Nta nubwo ari n'ibitekerezo byanjye, si n'ibyiyumviro byanjye. We azi ko afite igihe gitoya. Isi twagushije ishyano. Niyo mpamvu tubwiriza ubutumwa bwiza tubwira abantu ngo biyarure, abantu bahungire muri Kristo Yesu, kuko twagushije ishyano. Ni ijambo ry'Imana ryabivuze. Satani arakoresha imbaraga nyinshi, arakoresha amayeri menshi kuko azi ko afite igihe gitoya. Ku murongo wa 13 baravuga ngo nuko cya kiyoka kibonye yuko kijugunywe mu isi, gihiga wa mugore wabyaye umuhungu. Umugore ahabwa amababa abiri y'ikizu kinini kugira ngo aguruke ahungire mu butayu ahantu he, aho agaburirwa igihe n'ibihe n'igice cy'igihe arindwa icyo kiyoka. Icyo kiyoka gicira amacandwe ameze nk'uruzi inyuma y'uwo mugore kugira ngo amutembane, ariko isi iramutabara, yasamya akanwa kayo imira uruzi rwa cya kiyoka cyaciriye. Ikiyoka kirakarira uwo mugore, kiragenda ngo kirwanye abo mu rubyaro rwe basigaye bitondera amategeko y'Imana kandi bafite guhamya kwa Yesu. Bene data, nababwiye ngo intambara turwana, twebwe ntago turwana intambara nk'iz'abantu barwana. Turwana intambara zo mu buryo bw'umwuka. Urabona iki kiyoka cyatagije intambara kuri Yesu. Nimba mwibuka no muri Matayo, hari aho yamusanze mu butayu, aramubwira ngo niba uri umwana w'Imana ngo tegeka aya mabuye avemo umukati urye. Ariko Yesu aramubwira ngo ntabwo umuntu atungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Urabona ko Satani yagenze kuri Yesu cyane, ariko urwo rugamba ntago nyine ntiyabashije kurutsinda kuko ntabwo bishoboka. Mwene data, ntago warwana n'Imana ngo uyishobore. Ibyo ngibyo ntago bishoboka. Wowe watagize intambara ariko ku Mana birangira ari wowe utsinzwe, kuko Imana ifite amaboko akomeye cyane. Intambara turwana hano ku murongo wa 17, icyo kiyoka cyabonye ko wa mugore kitamushoboye n'umwana we kitamubonye, kijya guhiga abo mu rubyaro rwe basigaye bitondera amategeko y'Imana ngo bafite no guhamya kwa Yesu. Aha ni ahantu humvikana cyane, sinakwirwa amasobanura cyane. Ni ijambo ryumvikana, ritarimo amayobera, ritarimo iki, umuntu wese yaryumva. Yesu yabwiye Nikodemo aramubwira ngo umuntu utabyawe n'amazi n'umwuka ntashobora kwinjira mu bwami bw'Imana. Umuntu utavutse ubwa kabiri ntabwo yakwinjira mu bwami bw'Imana. Iyo wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, ijambo ry'Imana mu Baroma ibice 9 riravuga ngo niwatuza akanwa kawe ko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima wa k'Imana yamuzuye, uzakizwa. Kuko akanwa k'umuntu ariko yatuza agakizwa, umutima we
niwo yizeza akamaro ko gukiranuka. Iyo watuje akanwa kawe ko Yesu ari umwami, ukizera umutima w'Imana yamuzuye, urakizwa, ubuhindutse uwo mu rubyaro rutari urw'umubiri, urubyaro rw'umwuka. Urubyaro rw'umwuka rero Satani nirwo ahiga, nirwo ashaka. Njya numva abantu benshi batinda ku bintu by'umubiri cyane, ngo ejo ngo noneho hari n'umuntu nigeze kuva harimo kwigisha ngo hari igihe Satani ngo yiba umuntu, ngo wenda ngakicwa ngo n'impanuka, ngo ariko ngo ntabwo ngo abapfuye, ngo bari ahantu ngo ari kureba ngo abantu ngo isaha yahiwe ngo yazagera ngo agapfa. Mu by'ukuri ikigaragara nuko Satani ibintu by'umubiri nta nubwo ari n'ibintu akontaho cyane, kubera yuko umubiri wa Satani yamaze kuwushyikira. Umunsi muri Edeni abantu bemeraga kwitandukanya n'Imana, bakemera kurya ku giti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi. Imana yari yavuze ngo umunsi mwere kuri iki giti no gupfa muzapfa. Uyu munsi rero nta kintu wakora kugira ngo umubiri ureke gupfa. Byanga bikunda ku myaka runaka nk'uko nabibabwiye, igihe kiragera ya myaka yawigeze ugapfa. Nta kintu wakora, nta n'ikintu wanabirenzaho, ugomba gupfa kubera yuko iryo jambo Imana yari yarivuze, ariko abantu barirengaho. Urupfu rero rwaraje, nta kindi wakora. Waba wishwe n'impanuka urapfa, waba wishwe n'undi muntu runaka urapfa, waba wipfushije ubwawe urapfa, waba upfuye kuba ngo yaba ari imyaka 50, yaba ari 100, yaba ari imyaka 2, waba uguye mu nda ya mama wawe, nabwo ni hahandi urapfa, ntacyo wakora kugira ngo udapfa. Ariko urupfu rukomeye cyane, ari narwo nashatse kugira ngo tuvugeho, mumenye intambara turwana iyo ariyo. Ntago turwana intambara z'umubiri, intambara turwana ntaho zihuriye n'umubiri. Iby'umubiri tubaho twese kimwe, ari umupagani mubaho kimwe, ari n'undi, mbese ibitugiraho twese ni bimwe. Imvura igwira umunyabyaha ikagwira n'umukirisitu, twese duhura n'ibigeragezo kimwe, kubera ko twese turi mu isi. Ariko ahantu itandukaniro riri mu buryo bw'umwuka, ngo twicaye mu ijuru. Haleluya. Rero nukuvuga ngo icyo Satani arimo akora ni ugushaka kukwiba. Uburyo Satani yakwibamo ni ugushaka kukwiba mu buryo bwa kabiri kugira ngo upfe buheriheri ubutazozongera kwibukwa. Kuko ijambo ry'Imana mu Baheburayo riravuga ngo niba dukora ibyaha nkana tumaze kumenya ukuri, ntihaba hagisigaye ibidongo, nta kindi gitambo kiba gisigaye uretse gutegerezana umujinya n'ubwoba, umuriro uzaryongo, umujinya w'inkazi, umuriro uzaryongo uzarya abanzi b'Imana. Rero no kuvuga ngo uko biri kose, icyo Satani akora uyu munsi wa none ni ukongera kukwica bwa kabiri. Ubwa mbere bwo twarapfuye, urupfu twese rutugeraho, yaba ari umukristo arapfa, yaba ari n'umupagani arapfa, twese turapfa. Ariko noneho twebwe ibyiringiro dufite ni uko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima, ni uko nitumara kwamburwa uyu mubiri tuzambara ubundi bwiza. Kuko Yesu yaravuze ngo ngiye kubategurira hanyu, ngo kandi aho ndi namwe niho muzaba. Rero no kuvuga ngo urabona ko Satani yaje gutega abo mu rubyaro. Iyo umaze kwakira Yesu ububaye uwo mu rubyaro, ubuvutsi bwa kabiri, utakibarwa ngo utakiri inyama n'amaraso, ahubwo uri uw'umwuka. Rero intambara turwana ni intambara zo mu buryo bw'umwuka. Niyo mpamvu uko bwije uko bukeye umukristo agomba kurya ijambo ry'Imana. Iyo nta jambo ry'Imana ufite muri wowe, naho Satani azagahera akaza akakwereka ibyiza byo mu isi. Wibuke ko yajyanye Yesu ngo muhagarika ku gasongero hejuru, ngaramubwira ngo dore byose ni ibyanjye ndabiguha nupfukama ukandamya. Ariko Yesu aramubwira ngo handitswe ngo uramye Uwiteka Imana yawe. Rero ntabwo watsindiye intambara udafite ijambo ry'Imana muri wowe. Niyo mpamvu uko bwije uko bukeye ugomba gusenga Imana kugira ngo ikwereke Yesu, uhishurirwe n'ijambo ry'Imana, utuge ijambo ry'Imana muri wowe. Satani naza akakubwira ngo urapfuye, akakwereka n'ibyanditswe yuko uzapfa, kuko birashoboka ko nabyo yanabikwereka, ariko nawe umwereke ibyanditswe by'uko uzabaho. Satani naza akakubwira ngo dore kugira ngo ubone amafaranga nuko uri bugende ugakora ibintu runaka, ariko umwereke yuko umuntu adatungwa n'umutima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo yose ari mu kanwa k'Imana. Iki gice nawe wagisoma neza witonze, ugasaba Imana ikaguhishurira, kuko umwuka wera ni uhishura, ni uhishurira umuntu akamwereka ukuri kw'ijambo ry'Imana. Twebwe turavuga gusa tukabwiriza bikarangira aho ngaho, ariko umwuka wera ni usubira inyuma akagira icyo akora mu mitima y'abantu. Niyo mpamvu rero dusenga cyane tuvuga ngo wowe ubashije kumva iri jambo ry'Imana
birashoboka ko wenda wari warakijijwe ariko utazi intambara urwana, uri mu kajagari. Birashoboka ko nawe warwanaga mu buryo bw'umubiri. Birashoboka yuko nawe wari uri mu bahakana Yesu, kubera ko urabona ko Satani yarwanije Yesu uhere mu itangiriro, ashaka kumwica ntibyakunda, kubera ko nta nwango nta rutugu rukura ngo rusumbe ijosi, niko umunyarwanda yaciye umugani. Ariko none ngo ajya gutega abo mu rubyaro rwe. Kandi urabona ko mu buryo bw'umubiri Satani yayobeje abatubanjirije, bituma twese urupfu rutugeraho. Ariko mu buryo bw'umwuka ndakwingiza mwene data kugira ngo uhagarare Satani atagutsinda, udatsindwa n'urubanza. Rero uyu munsi wa none twaganiriye byinshi, tuvuga kuri byinshi. Birashoboka ko hari ibyo wumvisemo, wagiye wumva abakozi b'Imana benshi bavuga ijambo ry'Imana. Ariko uyu munsi ndakwingiza ngo nawe uyu munsi ufate umwanzuro aho uri. Birashoboka ko waba uri mu nyumva, uri mu modoka, unyumva uri mu muhanda, unyumva uri mu cyumba iwawe, ariko ufata umwanzuro wo kwakira Yesu, kuko nta handi hantu hasigaye ubuhungiro. Ubuhungiro buri muri Kristo Yesu. Watura aya magambo, wizera aya magambo, ijambo ry'Imana mu Baroma ibice 9. Reka turisome, uryature, urivuge, uryizere. Haleluya. Kuko nta handi hantu hari ubuhungiro. Turi kubona ibintu bikomeye, turi kubona ibintu bihinduka buri kanya. Ariko uyu munsi wa none ni wakira Yesu, urakira. Abaroma ibice 10 umurongo wa 9 aravuga ngo ni watuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye, uzakizwa. Haleluya. Ngo kuko umutima ari wo umuntu yizeza akabarwaho gukiranuka, kandi akanwa akaba ariko yatuza agakizwa. Uyu munsi atura Yesu nk'umwami n'umukiza wawe. Izere Yesu nk'umwami w'ubugingo bwawe, uzabaho, uzakira. Niyo mpamvu rogira ngo dusengane, wowe ufashe icyemezo aka kanya cyo kwakira Yesu, watura aya magambo. Abaroma ibice 10 umurongo wa 9 n'uwa 10, uyizere mu mutima wawe, uraba wakire Yesu. Kuko kwakira Yesu nta kindi kintu cy'inyongo kindi bigusaba, nta mitwaro yindi bigusaba ngo wikorere, ni ukwizera gusa. Ni ukwatura ukizera. Iyo watura urakizwa, iyo wizeye ubarwaho gukiranuka. Haleluya. Reka dusengane. Mu izina rya Yesu turagushimiye Data, wowe ufite ubuntu n'imbabazi n'urukundo. Umuntu wese watuye iri jambo mu mutima wiwe akizera ko Yesu uri umwami n'umukiza w'ubugingo bwiwe, mu izina rya Yesu Kristo ndazi neza ko uhita umwakira, kuko nzi yuko wavuze ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura nzinjiriwe dusangire. Reka nsengere bene Data, bashiki bacu, bakuru bacu, bari mu mpande enye z'isi zitandukanye. Buri muntu wese ngo uko ari kose wemeye kwatura ijambo no kukwizera no kugukurikira, mu izina rya Yesu Kristo musenge kugira ngo Data umwuka wera, nzi yuko hari icyo ari bukore mu mutima wiwe, kuko nzi yuko Data ijambo ryawe ari ukuri, ijambo ryawe ni ubutsinzi, ijambo ryawe ni imbaraga, ijambo ryawe rifite imbaraga zo guhindura ibyaze guhinduka. Ijambo ryawe maze Data risenya ibyo bihome byose, bya bindi bidashoboka bigashoboka, bimwe byishyize hejuru kurwanya ubushake bwawe bikikubita hasi. Niyo mpamvu dusenga mu izina rya Yesu Kristo, ari abaraha mu Rwanda n'abari hanze mu mpande zose zitandukanye, wemeye kwatura ijambo no kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza we, umugira neza kubw'ubuntu bwawe. Kandi mu izina rya Yesu Kristo ndagushimiye kuko watugiriye imbabazi muri Kristo Yesu, kugira ngo tubashe guhindukira no gukizwa mu izina rya Yesu. Amen.